Reka twongere dushimire Imana yemeye kubana natwe, twaba tugiye kwigana amagambo y'uyu munsi. Ijambo ry'Imana tugiye kwiga kuri uyu munsi wa none, ku bwaryo izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Rero kuri uyu munsi dufite ingingo ivuga ngo kwizera imyuka mibi mu minsi y'imperuka, umugabane wa mbere. Kwizera imyuka mibi mu minsi y'imperuka, umugabane wa mbere. Tuzirikane yuko insanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru irimo iravuga ngo kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye ko wabanye natwe, ukaba wemeye ko tuba tugiye kwiga ijambo ryawe muri aka kanya. Reka turarike Mwuka wawe wera kugira ngo azabane natwe, bityo tubashe kugira icyo twunguka ku magambo tugiye kwigira imbere yawe kuri uyu munsi wa none. Ubane natwe mbye dusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kwizera imyuka mibi mu minsi y'imperuka, umugabane wa mbere, nicyo cyigisho cy'uyu munsi. Reka dusome amasomo aboneka muri Matayo 24, umurongo wa 5, wa 11, wa 24, urwa kabiri rw'Abatesalonike. Turasomaho umurongo igice cya kabiri, umurongo wa 7 tugeze ku wa 9. Turebe mu Byahishuwe 13, umurongo wa 13 n'uwa 14. Twongere turebe mu Byahishuwe 16, umurongo wa 13 turebe n'uwa 14. Mbese ni ibihe bishuko abantu bazahura nabyo mu minsi y'imperuka? Mbese iyi mirongo itubwira iki ku bishuko abantu bazahura nabyo mu minsi y'imperuka? Dusome Matayo 24, umurongo wa 5. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Umurongo wa 5 haravuga ngo kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninjye Kristo, bazayobya benshi. Bati kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninjye Kristo, bazayobya benshi. Umurongo wa 11, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Umurongo wa 24, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Aha nta kindi Kristo yavugaga uretse icyerekere n'abahanuzi b'ibinyoma bagomba kuzaduka mu minsi y'imperuka. Kandi abahanuzi b'ibinyoma bazayobya benshi ndetse bayobye n'intore niba bishoboka. Reka turebe mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abanyatesalonike. Turareba umurongo igice cyaho cya kabiri, umurongo wa 7, dusome n'umurongo wa 9. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abanyatesalonike, dusome igice cya kabiri, umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Reka dusome. Umutwe w'amagambo aravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Ni ukuri kuza kwa Kristo hagomba kuzabanza kuboneka k'umunyamugome, kandi uyu mugome akora mu buryo bwa Satani, kandi afite n'imbaraga, kandi agakora n'ibitangaza. Ariko ibitangaza bye ni iby'ibinyoma, niko Bibiliya itubwira. Nta gitangaza rero ko kuri iyi si ya none hakorwa ibitangaza, kandi ibyo bitangaza akaba ari ibitangaza by'ibinyoma. Kandi ibi bitangaza bigakorwa n'abiyita abayoboke ba Kristo, nyamara kandi bakorera Satani. Reka turebe mu Byahishuwe igice cya 13, turebe umurongo wa 13 ndetse turebe n'umurongo wa 14. Umutwe w'amagambo aravuga ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu.
iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cyayo cya nyamaswa yari ikomeretse n'inkota, ikabaho. Iyi nyamaswa tuzirikane ko twize ibyayo. Iyi nyamaswa ikora mu buryo bw'igitangaza cyane, ikora ibitangaza, kandi twabonye yuko ikora ihawe ububasha n'inyamaswa ya mbere, kandi twabonye ko inyamaswa ya mbere ububasha ibuhabwa na Satani. Nta kabuza rero Satani afite uburyo akoresha abantu, kandi bagakora ibitangaza bakabyitirira ko ari Kristo ubikora, nyamara bikorwa na Satani. Turebe mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 13, turebe n'umurongo wa 14. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku isi yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Bene data, iyi nyamaswa ikora ibitangaza bikomeye. Imyuka mibi imyuka itatu isa n'ibikeri, kandi iyi myuka uko ari mibi niyo myuka y'abadayimoni, kandi iyi myuka ikora ibitangaza yewe igasanga n'abami bo mu isi yose, kandi ngo ibahururize kujya ku ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nta kabuza Satani nawe akora ibitangaza, kandi akabikora abinyujije mu bantu, abinyujije mu nyamaswa ndetse mu muhanuzi w'ibinyoma. Tuzirikane ko inyamaswa ivugwa aha ngaha ari idini rya Roma, Kiliziya Gatolika, kandi umuhanuzi w'ibinyoma ni Ubuprotestani bwaguye. Nta kabuza rero Satani mu minsi ikomeye, mu minsi y'imperuka, azakoresha inyamaswa cyane n'umuhanuzi w'ibinyoma, kandi umwanzi azakoresha ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo ayobye benshi mbere y'uko Yesu agaruka. Avuga ku mbaraga ziyobya z'imyuka mibi y'abadayimoni. Uwitwa Angel Rodriguez yaravuze ati, imbaraga zabo zo kwemeza abantu ntabwo zigaragarira mu butumwa bwabo, ahubwo zigaragarira mu mbaraga zo kwigaragaza kudasanzwe kwitwa ibimenyetso cyangwa ibitangaza. Bakora ibimenyetso bikurura amarangamutima y'abantu, aho kwibanda ku bararikira gukoresha ubushobozi bwabo bwo guhitamo. Kuba ibyo bimenyetso bikorwa n'abadayimoni bigaragaza ko imbaraga zishize hamwe z'ubutumwa bw'abadayimoni batatu: ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ari ubupfumu mu miterere. Ntabwo Imana ariyo soko cyangwa inkomoko yabwo. Bene data, dukwiye kwirinda abantu abiyita abahanuzi bakora ibitangaza. Dukwiye kugira ubushishozi tukagenzura uburyo bakora ibyo bitangaza. Dukwiye gushishoza tukamenya koko niba imbaraga z'abantu uburyo bakora ibitangaza niba zigaragarira mu butumwa bwabo, cyangwa se niba ari imbaraga zikorwa mu buryo bwo kwigaragaza kudasanzwe. Bene data, dukwiye kwirinda ibi bimenyetso bikurura amarangamutima y'abantu. Bene data, icy'ingenzi ni uko umuntu yareka umuntu agakoresha ubushobozi bwe bwo guhitamo. Twibuke ko Imana yaduhaye umudendezo kandi iduha amahitamo. Dukwiye gukoresha amahitamo yacu ko Imana yayaduhaye. Rero uburyo bwo gukora ibitangaza ni uburyo bwo kurarikira abantu bagahitamo gukurikiza amarangamutima, akururwa n'ibimenyetso bikoreshwa mu bitangaza. Bene data, dukwiye kugenzura imbaraga zishizwe hamwe ziturutse ku butumwa bw'abadayimoni. Twabonye ikiyoka, inyamaswa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma ko aribo bazakoreshwa na Satani cyane, bagashuka abantu, ndetse n'intore niba bishoboka zizashukwa nazo. Kandi dukwiye kumenya yuko ibi bintu ari ubupfumu mu miterere. Bene data, ubwo intambara ibera hano ku isi iri hafi kugera ku musozo, imbaraga z'abadayimoni zizinjira mu mateka ya muntu, kandi ku buryo butigeze kubaho.
ubupfumu bufite urufatiro bwinshi idashingiye kuri Bibiliya, ndetse kudapfa k'ubugingo bizasa naho bwigaruriye isi. Bene data, inyigisho ikomeye yo kudapfa k'ubugingo ni inyigisho zizayobya abantu benshi mu minsi y'imperuka, kandi ubu buryo bw'ibikinyoma cyo kudapfa k'ubugingo buzasa naho bwigaruriye isi yose. Bene data, tukwiye kwiringira amarangamutima yacu. Bene data, Satani agerageza gukoresha amarangamutima yacu kugira ngo atwigarurire. Agerageza gushaka ibikangura amarangamutima yacu, bityo natwe tukagarukira gukorera Satani. Tukwiye kwirinda imyuka mibi iyobya. Satani rero amaze igihe kirekire ategura igitero simusiga cyo kuyobya abari mu isi. Buhoro buhoro akomeza gutegura inzira z'igishuko kiruta ibindi abinyujije mu myuka iyobya. Ntaragera ku musozo w'ibyo yateguye, ariko azawugeraho muri iki gihe gito gisigaye. Uretse abazaba barinzwe n'imbaraga z'Imana binyuze mu kwizera ijambo ryayo, isi yose izarohama muri icyo gishuko gikabije ubwoba. Bene data, abantu bakabije bihutira gusinzira mu mutekano w'urupfu bazakangurwa gusa no gusukwaho k'umujinya w'Imana. Tukwiriye kwirinda ibishuko bya Satani byo muri iyi minsi y'imperuka. Ibishuko Satani akoresha bikangura amarangamutima yacu, bigatuma turarikira gukora ibyo ubushake bwa Satani. Tukwiye kwirinda ibyo bishuko binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, tukizera Yesu Kristo waducunguye. Bene data, muri Yesu Kristo no mu ijambo rye niho honyine tubonera umutekano. Ntabwo bikomeye kubona abantu benshi badasobanukiwe n'uko abapfuye bamera. Bashobora kugwa mu gushuka bavuga ko abapfuye bakomeza kubaho nyuma yo gupfa. Bene data, nyuma y'urupfu nta bundi buzima buhari kiretse umuzuko tuzaba dutegereje uzabaho ubwo Kristo azaba agarutse. Rero Satani yifashisha igishuko gikomeye cyo kwereka abantu yuko iyo bapfuye hari ubundi buzima bajya kubamo. Icyo ni igishuko cya Satani. Bibiliya ntibitwigisha gutyo. Tukwiye kwizera Kristo kandi tukizera ijambo rye. Binyuze mu ijambo rye akaba ariho dusobanukirwa n'ibyo tukwiye gushobora gusobanukirwa nabyo bizima. Rero Umwami Imana adushoboze kumva ijambo ryayo kandi tukaryumvira mu murongo muzima. Uwiteka Imana rero akomeze abane natwe muri aka kanya. Reka dusenge Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Imana ishobora byose. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe no muri aka kanya. Tugushimiye ko turi kumva ijambo ryawe. Tugushimiye ko tujye kujya tukumvira binyuze mu ijambo ryawe kandi tukizera Umwami wacu Yesu Kristo. Ubane natwe rero kandi uturinde imitego ya Satani muri iyi minsi y'imperuka. Bityo ubwo uzaza tuzagusanganira twishimye. Ubane na buri wese, nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.